n'ibintu byinshi, ariko kuko yaboneraga ihumure mu nzu y'Uwiteka, arangije arahamya ngo umunsi umwe ndi mu nzu yawe Uwiteka indutira imyaka 1000 ndi hanze. Iyo biza kuvugwa n'umuntu w'umukene twari kuvuga ngo n'undi wabaga washobewe uhungiraga mu rusengero, n'ubundi byabaga byakuyobeye ihumure warisengaga mu rusengero. Oya, byavuzwe n'umuntu ukomeye washoboraga kuba waterekesha ibirori bakamuririmbira bakamubyinira, ariko ntabwo yaboneragamo ihumure rihagije, ntabwo yaboneragamo ibyiringiro bihagije nk'ibyo yaboneraga mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu yahamije aravuga ngo iminsi 1000 ndi hanze yo nta kimariye, ahubwo yose irutwa n'umunsi umwe ndi mu nzu yawe, kubera yuko mabonera ihumure kandi ngahabonera ibyiringiro. Natwe rero aya masaha make tugiye kumara imbere y'Imana, ndakubwiza ukuri yuko ari amasaha menshi cyane uri mu by'isi bidafite umumaro. Reka rero duha agaciro cyane aya masaha, kuko aya masaha aratwegeranya n'Imana. Imana izaduhesha ubugingo, ikazatuzamura muri iyi si yandujwe n'icyaha, tukayivamo tutishwe n'ubunyacyaha bwayo, tutishwe n'ubugome bw'umwanzi. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko ngiye kuduhamagara kwegera intebe yayo, nk'uko ijambo riri mu Baheburayo. Reka umuntu wese uri aha ngaha yegera intebe y'ubuntu bw'Imana adatinya, maze yisabire ko kumutabara mu gihe gikwiriye. Dore igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye. Iyingingire muntu w'Imana uri aha ngaha, winginge Imana kugira ngo iguhe ubuntu bwo kugutabara, kuko igihe kirasohoye. Ni iki ngiki cyari iki cyo kwegera umwami Imana kugira ngo wisabire ubuntu bwo kugutabara, kugira ngo ubashe gukizwa n'amaraso ya Yesu, kugira ngo ubashe gukizwa n'imbaraga iboneka mu musaraba wa Kristo Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yacu iratunezererwa cyane iyo tuje tuyisanga. Ariko rero iyo twiza ijambo ry'Imana neza, tukaryiga uko umwuka w'Imana arituyoboyemo, tubona nubwo Imana yacu inezezwa nuko tuza tuyisanga, ariko ntabwo inezezwa n'amateraniro avanze n'ibyaha. Ntabwo ibyo bintu binezeza, ntabwo inezezwa no guterana kwera kuvanzemo ibyaha. Niyo mpamvu mu byikora byose ibanza gutanga inama z'uburyo umuntu yakwitandukanya n'icyaha, ibanza gutanga inama z'uburyo umuntu yabaho afite umusabano we n'Imana, utavangiwe n'ikindi kintu cyose cyamutanya n'Imana. Iyo twize ijambo ry'Imana mu itangiriro igice cyaho cya mbere, tubona Imana irema ubwo isi n'ijuru, ngo byari isi, ngo Imana yaremye ijuru n'isi, ariko ngo isi yariho itagira ishusho, ngo cyakora ngo hariho amazi menshi, ngo ariko umwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'ayo mazi. Iyo umwuka w'Imana abidusobanuriye neza, tubona yuko umunyabyaha wese nuko avuka ameze, imibereho yiwe nta shusho iba ifite, aba ameze nk'aya mazi. Ariko kubera urukundo rw'Imana, umwuka w'Imana aba agenda ku buzima bw'umunyabyaha uwo ari we wese. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana aho waba uri hose rikugeraho, kugira ngo ubashe kumenya icyo Imana igushakaho, maze nawe mu guhitamo kwawe uhitamo ubushake bw'Imana, cyangwa se uhitamo gukomeza inzira yawe y'ubunyacyaha. Ariko mu rukundo Imana yakunze abantu bayo. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwumwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yakunze abantu bari mu isi cyane. Aba bantu njyewe nawe turimo, abantu batumye Kristo Yesu aza muri iyi si, agasiga icyubahiro cye n'ubwiza bwe, agasiga gupfukamirwa no kuririmbirwa. Njyewe nawe turimo, kandi icyamuzanye nta kindi ni ukugira ngo yitange, njyewe nawe twe kuzarimbuka, ahubwo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana yakuremeye kurimbuka, kuko ngo igihe abantu bazaba bagiye kujya mu ijuru, ngo Yesu ngo amaze kurobanura ihene mu intama, amaze kurobanura abakenyezi mu banyabyaha, ngo azavuga ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, mujye mu bwami bwiza Imana yabateguriye guhera ku kuremwa kw'isi. Yesu ashimwe. Ntabwo Imana yaguteguriye kurimbuka, ahubwo yaguteguriye kugira ngo uzajye mu bwami bw'Imana. Ariko ngo abazarimbuka bo ngo bazabagiye mu muriro wateguriwe Satani n'abadayimoni be. Ntabwo Imana igeze itegura umuriro wo kurimbura umuntu, yateguye umuriro wo kurimbura Satani, sekibi n'abadayimoni be. Ariko ijambo rirangira ngo ibikundanye birajyana. Niwizirika kuri Satani n'ibyaha, iyo umuntu yiziritse ku byaha akanga kubirekura, nta yindi nzira ihari Imana ishobora kunyuzamo ngo imukize. Ibintu bikunanyura nk'uko bavuga birajyana, birangira icyaha gihitanye umuntu. Ariko kubera urukundo Imana igukunda, yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege, kandi uwo mwana w'ikinege ni Yesu Kristo. Kandi impamvu yamutanze nta yindi ni ukugira ngo utarimbuka. Kurimbuka gurahari ni guhare.
kurahari, ariko yatanze kugira ngo nuko kurimo kujya kugera gute kwe kukugeraho, ahubwo numwizera ubashe guhabwa ubugingo buhoraho, ubashe gukira, ubashe gukirwa kurimbuka ku iteka ryose, ahubwo uzagira umugisha ukomeye cyane wo kuzabana n'Imana. Ese kuki umuntu uyu munsi afite kuba agomba kwizera Imana? Kuki afite kuba yakihana? Ese mbere na mbere iki cyaha kidutesha umutwe cyari kiriho? Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana dusanga Imana yaremye umuntu wera, dusanga yaremye umugabo wera, mu minsi 6 imukorera ibintu bikomeye cyane, itunganya yasi itaragiraga ishusho, yasi itaragiraga umucyo, Imana irayitunganya, yasi itari ikindi kintu, amazi ajya ukwayo, Imana ituma haboneka ubutaka bwumutse, Imana itanga imbuto zibaho. Uyu munsi tuzo tubona n'ahandi zakomotse ni ku ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibiti byose nibimere kandi bizane utubuto twabyo muri byo. Imana itanga imigisha bibaho, Imana irema izuba, irema ukwezi, irema inyenyeri, itunganya isi, kandi nta kindi kintu Imana yabikoreraga, yari iri kubitegurira umuntu yari igiye kurema. Mbere yuko imuhema yabanje kumutegurira umunezero wose wuzuye, kugira ngo umuntu yari agiye kurema azabashe kubaho mu munezero. Imana inandosara ibintu byose nkuko byari bikwiriye kugenda, maze ku munsi wa 6 ntabwo yavuze ngo nihabeho umuntu, ntabwo yategetse ngo nihabeho umuntu, ahubwo Imana yaciye bugufi mu cyubahiro cyane gukomera kwayo, iriyoroshya, iragenda ibumba icyondo, ukuranye nuko Imana yakubumbye. Nubwo ishacu hari yangiritse kubera icyaha cyatugezeho, nubwo twasigingiye, ariko Imana yacu yaturemye mu buryo butangaje. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo Uwiteka we wazanye mu buryo butangaje. Imana yarakubumbye, imenya ko ugomba kubumba ugutwi, imenya ko ugomba kubumba amaso yawe, imenya ko ingingo z'indani ikwiriye kuzibumba zikamera, irakubumba kugeza ku mano. Imaze kubumba umuntu wa mbere witwa Adamu, amaze kuryama hari ikibumbano kiri aho ngaho kiryamye, Uwiteka abona yuko bidahagije, arangije ngo amuhumekeramo umwuka w'ubugingo bwe, maze murahinduka ubugingo buzima. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Cya kibumbano cyari kimaze kubumbwa muri Edeni, Uwiteka agihumekeramo umwuka, maze amaze kugihumekeramo umwuka, wa muntu ahinduka ubugingo buzima. Adamu yiga kureba bwa mbere, yarebye Imana mu maso, arayinezererwa, yaremwe ku ishusho y'Imana, Imana iramunezererwa, binjira mu munsi wa 7 bararuhuka. Imana irawazi umugisha kuko arimo yaruhukiye imirimo yose yakoze muri iyo minsi. Imana kuba urukundo rwayo iremera Adamu umufasha, namubonye aravuga tuzitwa umugore kuko wakuye mu rubavu rw'umugabo wawe. Imana ibashira mu ngobyi ya Edeni, yari yarabakebeye ngo hari ahantu heza cyane, iravuga ngo nimuhingire imbuto zo muri ubu butaka, nimujye mukorera iyi ngobyi ikomeze imere neza kandi muyinezererwe. Ariko bantu b'Imana, icyo gihe bariho mu bihe by'amahoro, nta cyaha cyari gihari, nta gutongana kwari guhari, nta ngorane zari zihari, hari ibihe by'amahoro, hari ibihe byo gukunda Imana. Ngo Adamu ibintu byose yatekerezaga n'ibyo yagambiraga byabaga bihuje n'ubushake bw'Imana. Iyo bumvaga ko abamarayika baza kubasura, baranezerwaga, bakishimira ko bagiye kuganira n'abamarayika bo mu ijuru. Imana yaza kubasura amafu ya munsi, bakabyishimira. Babaga bakunze kubaho kw'Imana, babaga bakunze Imana cyane. Ariko Imana yari yaraburiye abwira ngo iyi si muri yamanukiwe n'umubi Satani, utarishimiye kuremwa kwanyu, nuko yahiteka mujye mugendana mwe kuzatandukana, kugira ngo Satani atazabashuka mugakora ibidahuje n'ubushake bw'Imana. Ariko igihe kimwe Adamu na Eva baratandukanye, umugore atangira ngo kugenda wenyine. Barabyanditse mu kinyarwanda cyo mu itangiriro, ngatangira kugenda wenyine, kandi Imana yarabwiye ngo nimuzatandukane. Imana itugirire neza abantu b'Imana. Iri ryasaga nk'aho ari itegeko ryoroshye cyane, ariko muri iyo ngobyi Imana yashyizemo igiti ngo kimenyekanishe icyiza n'ikibi, iravuga ngo iki cyo ntimuzakiryeho, kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Ikintu Imana ivuze ntabwo gihinduka, ntabwo yivuguruza niyibesha. Ariko ikintu gikomeye cyane aba bantu bakoze, Eva yatangiye kugenda wenyine, nuko umugabo nawe asigara wenyine. Sinzi ibyo yasigayemo. Igihe yari akigenda atangira kumva ngo inzoga iri kuririmbira muri cya giti. Satani akibona batandukanye, yaravuze ati uko biri kose iki ni igihe cyane kugira ngo mbashe kugerageza ikiremwa muntu.
nshuti zanjye, wewe wagiriwe ubuntu ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ntukwiriye gutandukana nawe, kubera yuko ibyo Adamu wa mbere ananiwe gukora Yesu yaje nka Adamu wa kabiri kugira ngo abashe kubyuzuza. Rero igihe utandukanye na Yesu wawe ubaye nka Eva ari kugenda wenyine, kandi igihe uri wenyine jya umenya ko ugomba gutsindwa nta kindi wakwishoboza. Eva nawe atangiye kugenda wenyine yumviriza inzoka iri kuririmba, cyari ikiremwa ngo kiza ngo yakundaga inzoka, ngo yari ifite amababa, ngo yabaga isa neza. Mbese sinzi inyamaswa hari zikunzwe muri iyi si nk'uko hari inyamaswa nziza abantu bakunda bakaba banaziyegereza, ngo n'inzoka yari inyamaswa nziza, ngo yabaga ari kuguruka mu kirere, uko yari yitegerezaga byaramunezezaga, ukuntu yabaga isa neza, ngo yabaga isa nk'umuringa usenye umeze neza. Ngo maze yumva iri kuririmba, nawe agenda asatira, ngo maze yanze kutangira kumubaza ngo ese ibiti byose byo muri iyi ngobyi mwemererwa kubiryaho? Eva nawe aravuga ati byose twemererwa kubiryaho, ariko hari igiti kiri hagati y'ingobyi ari iki kimenyekanisha icyiza n'ikibi, Uwiteka yatubwiye ko umunsi twakiriyeho no gupfa tuzapfa. Maze ngo yanzoka iramubwira ngo oya rwose, ni nk'abavuze ngo Imana arabeshye, ahubwo aravuga ati nimurya kuri iki giti muzamera nk'Imana, muzarema nk'Imana, muzagira ubwiza bwayo, muzagira icyubahiro nk'icyayo. Eva yari afite ijambo Imana yamubwiye, ariko ntabwo yari ifite uburemere muri we. Nubwo yarazi ko Imana yavuze ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa, ariko ntabwo byamubereye ijambo ryo kumurinda kugwa mu bicumuro. Ubwo Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo rya mutima wanjye kugira ngo nagire gute nagucumuraho. Ariko nubwo Eva yari afite ijambo rivuga ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa, ntabwo iryo jambo ryari riremereye, bitewe n'uko yamaze umwanya yumviriza ibyongororo bya Satani. Nawe umwanya umara wumviriza ibyongororo bya Satani bituma ijambo ry'Imana ribura ububasha mu bugingo bwawe. Maze ngo Eva amaze kumva ko icyo giti ari cyiza, gifite ubushobozi n'imbaraga muri cyo, ngo yanzoka iramusomera aramuha ararya, arangije ngo ashyira n'umugabo we. Umugabo wamubonye biramutangaza, ati icyo wakoze ni iki? Ariko ngo kubera urukundo yamukundaga yemera kurya kuri iryo tunda kugira ngo bapfane. Bantu b'Imana, ngaho aho icyaha cyaturutse. Icyaha uyu munsi cyazanye imivumo, hirya no hino turahabona intambara, turahabona amakuba, abantu bararengana, abantu baricana, ubusambanyi buragwiriye, kugira nabi ni kose, umwuka mubi mu miryango. Ibyo byose nta handi byaturutse, niyo nkomoko y'icyaha. Imana yavuze ngo umunsi mwariye kuri iri tunda no gupfa muzapfa. Twebwe ikiremwamuntu twagombaga gupfa, kuko ibintu Imana yavuze ntabwo bihinduka. Satani yagombaga kutwisasira akatwica bufuni na buhoro uko byishakiye, nta kintu cyajyaga kumutangira. Ariko Imana mu rukundo rwayo ngo bitegereje ngo babona Adamu na Eva bakoze amahano, ngo mu ijuru ngo abamarayika bose barekera kuririmba, inanga zose bazirambika hasi. Mu ijuru batangira kubabara, babazwa n'ibintu umuntu yari akoze, kuko Imana yakundaga umuntu, kandi Adamu na abamarayika nabo bakundaga umuntu. Ariko babona wa muntu bakundaga yishe itegeko ry'Imana ryo kumvira. Umuntu yarakoze itegeko ribi, yari yishe itegeko ry'Imana, akora icyaha kibi cyane cyo kutumvira ibyo Imana yari yaramubwiye. Nizera ijambo ryayo, urupfu rwagombaga kutuzira, bene muntu twari turimbutsa by'iteka ryose. Ngo mu ijuru habaye inama, bibaza umuntu uraza gucungura isi. Ngo igihe Yohana byerekwaga, ngo yabuze umuntu ngo wabumbura icyo gitabo gifatanishijwe ibimenyetso, ubundi atangira kurira. Ngo ariko igihe yarakirira, marayika aravuga ngo mugabo ukundwa nurire, dore intara y'umuryango wa Yuda yiyemeje kuza gucungura isi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga uwo mwana w'ikinege. Ubwo urupfu rwari rugiye kutwotwama, ni urupfu rw'umubiri gusa, ko rukaba urw'iteka ryose, ukaba kurimbwa kw'iteka ryose. Imana yatanze umwana kugira ngo aze kudutangira muri iyo nzira yo kurimbuka, kugira ngo uwizera wese abashe kumwemerera, amufate ukuboko, amugarure mu rugo, abashe kwabona ubugingo n'amahoro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo byari byoroheye Imana gutanga umwana wawe w'ikinege. Ntabwo byari byoroheye Imana kubona umuntu yaremye arimbuka. Byasaga naho ari umuntu yavuga ngo ngiye mu rungabangabo, ariko Imana ntabwo ijya mu rungabangabo. Yafashe umwanzuro wo kurekura umwana wawe w'ikinege kugira ngo ngewe nawe twe kuzarimbuka muvandimwe. Imana yacu iradukunda, yadutegerejeho byagutse cyane. Nubwo wakirengagiza uru rukundo rw'Imana, ariko ruzakomeza kugutanga kugeza uyu munsi twicara kubera ubwo ngubwo. Kandi impamvu twicara aha ni umugambi wo kugira ngo umenye uwo Yesu Kristo ushobora gutuma utarimbuka
agahabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu yemeye gusiga icyubahiro cye mu ijuru, yemeye gusiga abamarayika bamuririmbiraga, ingabo n'uduhumbagiza baramukoreraga, ariko yemera byose kubyiyambura. Araza aza kwambara akamero ka muntu, aza kwambara uyu mubiri wanjye n'uwawe kugira ngo azawurwaniremo, awurwaniremo kugeza ubwo agomba kudutsindishiriza, maze kubwo kumwizera binyuze muri we no mu maraso ye no mu bugingo bwe no mu bumana bwe, natwe tubashe kwigandura imbaraga y'icyaha. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu yemeye kuza, aza muri iyi si, avukira mu muryango wa gikene. Kwa Mariya niho Yesu yatungukiye. Abahanuzi bari barabihanuye, Yesaya arabihanura mu gihe cyiwe, aravuga ngo dore umwana azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, uwo ngo akwiriye kuzitwa Mesiya, kuko niwe uzacungura isi, azitwa Imanuweli, Imana iri kumwe natwe, inkoni y'ubutware izaba ku bitugu bye, ni umujyanama, ni Imana y'amahoro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Igihe gikwiriye gisohoye, ubuhanuzi bwa Yesaya bwarasohoye, busohorera ku muryango woroheje biberaga i Galilaya. Ubwo buhanuzi busohorera ku mwari Mariya. Ubwo ngo yari arimo aragenda mu nzira, marayika w'Imana aramugenderera. Ngo mwari Mariya yari afite fiyanse kandi yendaga gukoresha ubukwe vuba, ariko ngo marayika aramugenderera bitewe n'uko Mariya yifuzaga kubyara uwo Mesiya uzaza gucungura isi akayikura mu bubata, ariko ntiyagira amahirwe yo kumubyara. Ariko kuko Imana itareba nk'abantu, idatoranya nk'abantu, yari yamaze kumutoranya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ntabwo ireba nk'abantu. Abantu bari barebye batoranya abakobwa bo mu bakire, abakobwa bafite ibisekuru bizwi mu miryango, ariko birengagiza Mariya. Ariko Imana irajya mu mitima yabo bose, ibona Mariya niwe ufite umutima wo kuzarera Yesu, ibona Mariya niwe ufite umutima wo kuzihanganira ibigeragezo azanyuramo. Marayika aramugenderera, aramubwira ati urahiriwe mwari, kubera yuko umwuka w'Uwiteka azagutwikiriza, maze uzasama inda, uwo mwana uzabyara uzamwite Yesu. Ntabwo yigeze yibaza ngo ubuse ko mfite fiyanse, nabona mfite inda ntabwo ubukwe bwanjye buzapfa, ubuse ntabwo bazantera amabuye. Yaravuze ngo umujabe imbere nk'uko ubivuze. Imana ihabwa icyubahiro. Imana iduha umutima wemera ubushake bw'Imana, nubwo byaba bituma abantu bakwanga. Ubuse ugira ngo yari kugivuga ngo ngiye ngo ni umwuka w'Imana ngo waneye inda. Abantu bo mu gihe cy'isi bari kubyumva, ntabwo bari kubyumva, bari kumuseka. Dore wa muntu wari ufite ubukwe yaciye inyuma, yakoze ishyano, dore yagiye mu busambanyi, ariko yemera kwihangana ibyo bitutsi byose kugira ngo ibyo Imana ishaka bisohore. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe cyose uzemera ko ubushake bw'Imana busohora mu bugingo bwawe, ntabwo benshi bazagukunda, nubwo wazumva impamvu zigutera gukora ibyo urimo ukora, ariko icyo ukwiriye kwitaho, kura amaso ku bantu wite ku byo Imana ishaka. Imana ihabwa icyubahiro. Mariya yitaye ku bushake bw'Imana, arangije asama inda. Umugabo wamubonye kuko ngo yamukundaga, ntiyashaka kumubenga ngo abantu bose babimenye, ngo amubenga rwihishwa. Ariko Imana yacu uko yita ku bibazo byose ari iby'umubiri n'iby'umwuka, igendera Yosefu iramubwira ati wowe wibenga uriya mukobwa Mariya, uriya mwari wimubenga, iranda twize si iyindi ni umwuka w'Imana, kandi umwana azabyara mubashyize mu biganza n'inshingano ngomba kumurira, azitwa Yesu. Arangije aramutwara. Ngo wari umuryango w'abakene, Yesu avukira aho hantu hagoye cyane. Ngo Yesu bari bagiye kumubyara, ngo bagiye kwibaruza i Betelehemu. Uko byari byahano ndiva ari mu gitabo cyandika ngo nawe Betelehemu we, nubwo uri umudugudu mutoya, ariko umwami w'isi yose azavukira muri wowe. Rero ubuhanuzi bwose Imana yaratanze binyuze mu bahanuzi bayo bwagombaga kuzura. Aho bari batuye ngo bumva ko akwiriye kujya kwibaruza, ngo barahaguruka bajya kwibaruza ahantu hitwaga i Betelehemu. Ngo nyina Mariya yarakuriwe cyane n'iyo nda, kandi igihe cyo kubyara cyari kigeze. Ngo hariyo abantu benshi cyane bari baturutse imihanda yose baje kwibaruza. Ngo maze ngo uwo mubyeyi atangira kugira igisa cyo kwifuza kubyara uwo mwana yari atwite, kubera ko ngo igihe cyari kigeze. Ariko ngo bashakisha 11 ngo yabyariramo bararibura. Ngo barakomanga, aho bakumaze ati nta mwanya dufite, dore inzu zuzuye, abantu ngo bari bavuye hirya no hino bari bakubise buzuye, amarogi yose yari yuzuyemo abantu. Ngaho bakomanga bati dore huzuye, ati nta mwanya dufite. Bantu b'Imana bitagarira yuko uyu munsi Yesu yabuze imitima turamo, kandi abantu bavuga yuko basenga. Uwo mugore yabuze ahantu abyarira, kandi we yaragiye kubyara ntabwo ari umuntu usanzwe, yari umwami w'isi n'ijuru, yari umutware, yari Imana ishobora byose, yari uje kurokora ubugingo bwa bene muntu. Ariko abantu bamwima umwanya, barakomanga, arashakisha, babura ahantu nta umugore yabasha kubyarira. Ababyeyi
se ariko umubyeyi nabona ahabyarira, ariko Imana ikomeza kumurinda uko yagombaga gukiza inyokomuntu. Maze ngo uko bakomezaga kugenda ngo bagiye kubona ngo babona ikiraro cy'inka ahantu hari hatuje, babona ngo niho bakwiriye kwerekeza, ngo barahajya. Aho ngaho niho umwami w'ijuru n'isi yavukiye. Yesu nashimwe. Amen. Umuntu uri aha ngaha waba warabyariwe ahantu haciriritse, nta muntu uri aha babyariye mu kiraro, ntawe. Niyo waba warabyariwe mu muryango w'ikene, nibura bashishe n'igitenge, bari banakwishimiye, mama bari banamwitayeho agiye kubyara, bose bumvaga bashishikaye, kandi nubwo abantu bakwanga ntabwo habuze abari bari kumusengera ngo Mana umufashe aruhuka amahoro. Ariko Mariya we nta muntu wari umwitayeho usibye umugabo we n'Imana ye, nta wundi muntu wari umwitayeho. Mu kiraro cy'inka niho uwo mubyeyi yabyariye, mu bice by'ibyatsi inka zari zasigaje, mu gisyogororo niho umwami w'ijuru n'isi yaje kuvukira. Ese ni iyihe mpamvu Yesu yari yemeye kuza kuvukira mu gisyogororo? Kugira atemeye ngo ajye mu bitaro bikuru biruta ibindi byose ngo abe ari havukira? Oya, yemeye kuvukira mu gisyogororo kugira ngo natwe twese n'abakene n'aboroheje tuzabashe kugerwaho n'agakiza kiwe. Imana ihabwa icyubahiro. Yemeye kuvukira mu muvure w'inka, bamurambika mu twene tw'impinja. Yemeye kuvukira ahantu horoheje nkaho kugira ngo abashe gucungura umuntu. Umubabaro Yesu yawutangiye guhera akivuka, guhera mu muvure w'inka kugeza aho bagiye kumubamba. Yari mu nzira y'umusaraba, kandi nta kindi yabikoreraga kwari ukugira ngo ubashe gukira, kwari ukugira ngo ubashe kurokoka. Maze ngo abanyabwenge ngo babone inyenyeri yiwe baza kumuramya, ngo bageze ngo Yerusalemu barabaza ati uwo mwami yavukiye hehe, ko twabonye inyenyeri yiwe yavukiye ngo tujye kumuramya? Ariko ngo abatambyi ntabyo bari bazi, kandi bari barasomye imizingo myinshi, bari barasomye ibitabo byinshi, ngo barasoma bati dore ko handitse ati umwari azasamira. Kandi abakobwa bari hano barabitse, nta n'umutwe turimo, rero murindire. Kandi twanasomye ngo nanasama inda twabonye ngo azavukira ahantu hitwa i Betelehemu. Icyo babakoreye babarangiye aho umwana yavukiye, maze nabo ngo bakomeze gukurikira inyenyeri yiwe. Baragenda, iyo nyenyeri irabajyana bageze aho Yesu yari yavukiye, ngo hari ahantu horoheje. Abashumba nabo bamenye iyo nkuru ikomeye cyane, ngo abamarayika baramanutse ngo baramuririmbira, baravuga ngo mu ijuru no mu isi ni mwishime, kandi ngo n'amahoro abe mu b'Imana yishimira muri iyi si. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe Satani yamanukiraga iyi si, Yesu ijambo ry'Imana ryatubwira ngo baravuze ngo mwajuru mwe nimwishime, ariko wasiweho ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi cyane. Ariko Yesu avukiye muri iyi si, hongeye gutangazwa ubutumwa bw'umunezero mwinshi bw'iteka ryose. Haravuga ngo abo mu ijuru nibishime, ariko ngo n'amahoro y'Imana Imana yishimira abari mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu avukira mu muvure w'inka, abanyabwenge baraza baramuramya, bamuha amaturo. Ariko ngo Herode akimara kumva inkuru y'uko Yesu yavutse, ntabwo yishimye, ntabwo yanezerewe. Yaravuze ngo nimugende mujye kumuramya, maze nimumara kumuramya munyura aha nanjye muze mubwire njye kumuramya. Ariko si uko yifuza kujya kumuramya, ahubwo kwari ukugira ngo amwice. Satani yashaka gukorera muri Herode kugira ngo Yesu apfakire uruhinja ataragera ku musaraba ngo yuzuze finara ducungure. Ariko Imana ikomeza kumurwanaho. Urwo ruhinja rw'umunsi umwe, marayika araza ngo ati hungana umwana na nyina, kubera ko Herode arabashaka. Bazaburiza ingamiya bahungira muri Egiputa. Ntabwo byari ibintu byoroshye, umugore ntabwo yari yagakomeye, n'umwana yari akiri mutoya, ariko yatangiye ubuzima bwo guhangayika gutyo kubera ibyaha wakoze. Ntabwo Yesu yaziraga icyaha yari yarakoze, ntabwo yaziraga uwo yari yaragiriye nabi. Yari yaje kwikorera ibya mwene muntu kugira ngo njye nawe nitubyemera twe kuzarimbuka, ahubwo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu yemera kwihangana iyo mibabaro, baramwirukankana baramuhungana. Igihe kiragera, Imana yenda ati noneho yaragarura umwana, kubera ko wamuhigaga yapfuye. Ngo Yesu yaraje akurira mu kiraro cy'i Nazareti, ngo hari ahantu hagoye cyane, ngo imico y'abantu b'i Nazareti ngo yatumaga Yesu ahanganye n'ibigeragezo. Ngo niyo mpamvu igihe babwiraga Natanayeli ngo wa wundi Mesiya twahoze twiga mu nyandiko, dore twamubonye ni Yesu w'i Nazareti wo kwa Yosefu. Ngo Natanayeli avuze ngo mbese Nazareti hari ikiza cyavayo? Kubera ko bari bazi ko i Nazareti wari umudugudu w'abanyarugomo, wari umudugudu w'abantu babi cyane. Ariko Yesu yihanganira kurererwa ahantu habi nk'aho ngaho kugira ngo njye nawe azaducungure. Uyu munsi hari abantu bakora ibyaha bavuga ngo ni ukubera aho ntuye. Nshuti yanjye, ntabwo ari urwitwazo imbere y'Imana. Na Yesu yari atuye ahantu habi,
umuntu ngo ngiye ngo nzi ko nonye n'abasinzi ngo nzi ko nonye n'abantu bakora ibi ngibi impamvu ngendera muri ngo ni ukwanga ariko nuye oya ntabwo aho bakwiriye kuguhindura niba ufite Yesu mu bugingo uwihangana ibice abantu b'i Nazareti azagushoza no kwihangana ibice abantu utuyemo Imana ihabwa icyubahiro. Yesu yihanganira imibabaro, yihanganira ibigeragezo, akurira mu muryango wa gikene aho kurya ntabwo byari byoroshye, bagomba kurya uko bakoze bakabaza bagakora imirimo ibaruhije cyane. Ibyo byose imyaka yose Yesu yaje kumara muri iyi si kwari ukugira ngo agucungure, wari umugambi we kugira ngo icyo Imana ishaka kigerweho, kimwe kivuga ngo kugira ngo mutarimbuka ahubwo muzahabwa ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Yesu yaje kugira muri iyo mibabaro. Aba mu muryango wari uruhije harimo bene se, nyina yari ahari ngo Yosefu yari afite abagore babiri, uwa mbere yari yarapfuye ariko apfa babyaranye abandi bana bakuru, ngo noneho azana uwo Mariya yaje atwite. Abana babonaga yuko Yesu ari nk'aho ari ikinyendaro, bakavuga ati ubundi uyu mwana yavuye hehe. Byatumaga bamusuzugura, ntabwo bamukundaga nk'abandi bana, yarahangayikaga akanyura mu bintu bikomeye cyane ariko akabyihanganira. Aho yari atuye naho nuko hari hameze. Hari igitabo banditsemo ngo amabyiruka ya Yesu Kristo, ngo imibereho ye ntabwo yari imworoheye, abaturanyi be n'inshuti ntibari bamworoheye, ngo yajyaga kuvoma bakamubona, ngo abana bari ngo dore wa muntu wigira intungane, ngo ubundi bamara kuvoma bakajya mu mazi bakayanduza. Yesu akabihanganira akavuga ngo Mana bari ko batazi ibyo bakora, ngo akarindira ya mazi yuko acyayuka, ubundi akayavoma akayazana, yagera mu rugo bakamukubita ngo reba isaha uziye, ubu wagiye ryari, wagiye mu gitondo uje ku mugoroba. Ariko ibyo byose Yesu yabyihanganiye kugira ngo utarimbuka, kugira ngo narimbuka ahubwo ngo nimwizera, haleluya, mbashe kubona ubugingo buhoraho. Yesu akomeza kwihanganira inzira y'umusaraba, ubuzima butoroshye, intambara ari zose, abayuda bamugerageza. Ngase kuki utumvira utagendana natwe, kuki utaza ngo tukwigishe mu mashuri yacu, uzabashe kuba umwigisha w'umunyabwenge wo kujya uduhamya. Ariko ngo ntabwo yashimye kujya mu nyigisho zabo, ngo ntabwo zari inyigisho z'Imana, ngo ari imigenzo y'abantu. Ntabwo bigishaga abantu kubaha Imana no kuyiramya mu buryo bunoze kandi butunganye, ngo babikorezaga imitwaro nabo badashoboye kwikorera, bituma Yesu adashima kujya kwifatanya nabo. Ahubwo ngo mu mashyamba ari wenyine yihereranye n'Imana, niho yayihimbarizaga kandi niho yasengeraga, agasubizwamo imbaraga, akabasha gukomeza kwihanganira umurimo we ukomeye cyane wari umutegereje. Baranditse ngo buri saha, buri munota Yesu yabaga ahanganye n'ibigeragezo. Kuko iyo Yesu yibesha akagwa mu ifuti na rimwe, twebwe nawe byari kuba birangiye. Niyo mpamvu yahoraga ahanganye n'ibigeragezo, akabyihanganira. Byamusabaga gusenga cyane, byamusabaga kurara asenga, byamusabaga kugira ibihe byinshi byo kubana n'Imana, kugira ngo Satani nanyura mu mvugo z'abantu abihangane, kugira ngo nanyura mu babyeyi bagiye yuko ari n'umwana w'Imana atari uwabo abihanganire, kugira ngo nanyura mu nshuti ze abihanganire. Yesu yarihanganye kandi yihanganaga kugira ngo narimbuka ahubwo mbashe kubona ubugingo buhoraho. Yesu akomeza kunyura mu nzira y'umubabaro gutyo. Igihe kigeze yujuje imyaka numva ari 25, 27, atangira umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Yatangira umurimo wo mu bukwe bw'Ikana, aho byari bikomeye cyane, ariko nyina aramwitabaza. Yesu niho hantu hambere yakoreye igitangaza. Imana agenda ahamagara intumwa ziramugana, nazo ziramumenya, zisobanukirwa yuko ari Yesu, zitangira kumukurikira. Ubutumwa Yesu yari afite nta bundi bwari ubutumwa buvuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nubwo abantu batekereza yuko ubwami bw'Imana butari hafi, ariko noneho buratwegereye kurusha igihe cyose twizereye. Niba Yesu mu gihe cye bavuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi, yego yavuze ngo ubwami bw'Imana bwagombaga kwimuka mu mitima y'abantu, ariko nubwo ntabwo yabukererezaga. Vuga ati Yesu Kristo agiye kugaruka, ariko agiye kuza kujyana umugeni wamwemeye. Ese we waramwemeye, waramwakiriye, nta kintu kigutanya nawe.
ngo nuko ngo Yesu ngatangira kugenda abwiriza ubwo butumwa ararikira abantu kwihana ibyaha kureka imirimo mibi kubera yuko ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Ndetse ngo muri Luka igice cya 20:26 ku murongo wa 45 hari amagambo avuga ngo kandi ngo ubutumwa bwiza ngo bukwiriye kwigishwa amahanga yose ngo nubu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ubwo nibwo butumwa bugomba kubwirwa abantu bose aguhera i Yerusalemu, i Yudeya, i Samariya ndetse no mu mahanga yose, kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kandi ibyo bintu bishoboka ari uko umuntu yemeye kandi akizera Yesu, akamwemera mu bugingo bwe, akamwakira, agasenya ibitereko by'umwanzi Satani yubatse mu bugingo bwiwe, maze akakira Kristo nk'umwami ndetse n'umukiza w'ubugingo bwe. Uwo muntu abaho afite ibyiringiro ko Yesu nagaruka azamujyana mu bwami bwe. Imana yacyabwa icyubahiro. Yesu atangira umurimo we, agenda akora ibitangaza, akagenda akagera ahantu hapfuye umuntu bakamutekereza rwose tugirire neza. Yesu akazura abapfuye, iyo bazanaga impumyi kuri we bazizanye bazirandatse, nta mpumyi n'imwe yasubiraga iwabo idakijijwe. uwo bazaga barandase yasubiragaho yijyanye. Abazaga ari ibiragi badedemanga batahaga baririmba, abazaga ari ipfamatwi batumva batahaga bumva, abazaga batewe na dayimoni yarazi icyaha akazirukana. Yakoraga umurimo we kandi yitangiraga ikiremwa muntu, yitangira kugira ngo akigirire neza. Ngo ahantu yaratuye, ahantu hose yageraga ngo iminiho no kurira byashiraga mu bantu. Ubwo yageraga ngaho abantu barwaye akabakiza. Mu byakozwe n'umwe baranditse ngo umwuka w'Imana yari kuri we, ngo yagendaga ahantu hose ngo akiza abo Satani yahinduye imbohe, akiza ibisenzegeri, agirira neza abababaye, ahumuriza abakomeretse. Imana yacyabwa icyubahiro. N'uyu munsi yazanywe no kugira ngo yongere kudukorera umurimo wo kutweza, kudukorera umurimo wo kutuzura, wo kuduhambura ku migozi Satani yabaraduhambishije, kuko iyo migozi yatubuza kuzinjira mu bwami bw'Imana. Yesu akomeza gukora umurimo we yihanganye kandi abikorana umutima mwiza wo kugirira neza umuntu. Ntabwo yigeze yishakira inyungu ze ku giti cyiwe, ntabwo yigeze yishakira ibyo kumugirira neza. Ibyo yakoraga byose kwari ukugira ngo umuntu atarimbuka, kwari ukugira ngo umuntu adapfa ahubwo abashe kubona ubugingo buhoraho. Indwara yose yakizaga, iyo umurwayi yabaga yizera amubwiraga ngo ibyaha bye byose urabibabariwe. Yesu ashimwe. Kuko yarazi neza yuko indwara y'ibyaha iremereye kuruta iy'umubiri. Igihe gisaga ikirema cyari kimaze imyaka 38 kigemye ku kidendezi, yarakirebye kijya ati mbese urashaka iki? Undi nawe rwose njyewe amaze akizungurutsa, akihinduriza nshaka umuntu wanerera ariko nkamubura. Ubu rwose njye mbafite ikibazo. Ngo Yesu aramwitegereza aramuga ati none uhaguruka ikorera uri bwawe utahe. Yesu ashimwe. Ikirema cyari kizi ko kizakira mu mazi yihindurije, ariko yahindurizaga yari yahageze. Uyu munsi naho yahageze. Hari inzira zo gukira ko hari ukuntu waziteguye, ariko ntabwo inzira zimeze nk'izacu. Baranditse muri Yesayi ngo uko iburasirazuba habaho abany'iburengerazuba, niko inzira zacu n'iz'Imana bihabanye. Twe dutekereza bigufi kuko turi abantu, ariko Imana itekereza biragutse ku bugingo bwacu. Yesu arambwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende, kandi ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimwe. Kubera yuko yari guhaguruka akagenda, ariko urupfu wari mu nda yari kuzapfa akazarimbuka. Ariko Yesu yarazi neza ko nta mutura umutwaro w'ibyaha wari umuremereye, nubwo yapfa azongera kubaho, kuko afite ubugingo muri we. Yesu avuga ngo nige no kuzuka n'ubugingo, naho waba warapfuye nzakuzuka. Abantu bose bafite Yesu mu mitima yabo, bafite ibyo byiringiro mu buryo bw'ukuri kandi bukeye. Imana yabasezeranye ko n'imibiri yabo yasinzira bazongera kubaho. Niyo mpamvu yashyizaga umurwayi wese yazamuraga kwizera kugira ngo abashe kumukiza n'indwara y'icyaha. Yahumuraga impumyi yose yazamuraga kwizera ko kugira ngo abashe kuyihumura no guhumirwa umwuka. Imana ishimwe. Reka no muri uwo mwanya Imana ngire dukorera ibitangaza. Muri ibyo ravuze ngo ndinginga Imana ngikwereke Yesu, nanjye ndinginga Imana ngitwereke Yesu, twongere tumubone. Uko baranditse mu gitabo cya Zaburi ndumva ari kandi baravuga ngo abamurebyeho bose baviwe n'umucyo, nibongera kugira ipfunwe ukundi mu maso habo. Reka natwe tumurebeho abantu b'Imana, twongera kuvirwa n'umucyo, maze ipfunwe ryose ryo gukora ibyaha no gucumura rishire mu maso hacu. Imana yacyabwa icyubahiro.
Yesu akomeza kwihanganira imiruho, akomeza kugirira neza abantu, abagirira imirimo myiza, aho babaga bishwe n'inzara akabagaburira, agatubura imitima, agakora ibitangaza bikomeye kugira ngo ababyibona byose babyizere kandi babashe gukizwa. Ariko igihe kimwe ngo abantu bamujeho bashaka imitsima bari babiriye, ngo baza kumushakisha ahantu hose yari baramubura, ngo baza kumenya yuko ngo yaragiye ngira ahitwa Tiberiya, bamukurikira bamusangayo, hanga ati Yesu we ubu wari wagiye ko twari twakubuze. Yesu aravuga ati si koko ibimenyetso mwabonye nibyo byatumye munyizera mukamumurikiye, cyangwa n'imitima mwariye mu gahaga? Bati rwose tubwira imirimo y'Imana niyihe ngo tuyikore. Yesu aravuga ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Yesu ashimwe. Umurimo w'Imana ni uwo kwizera uwo yatumye. Niba n'imirimo yose witiye Imana ko adashingiye kuri uwo nguwo, nkubwira ngo uri kubaka ku musenyi. Umurimo w'Imana ni uwo kwizera uwo yatumye, kandi kumwizera si iby'amagambo birahindura. Kumwizera si iby'amagambo birakiza, bitanga imbaraga inesha icyaha. Yesu akomeza kugenda agirira neza abo yahuraga nabo bose, kandi umugambi yari afite nta wundi ni uwo kugira ngo abashe kuzahura ikiremwa muntu kugera ku rwego abantu bashobora kunesha imbaraga y'icyaha muri bo. Yesu akomeza kubyihanganira, ariko hari ibihe bikomeye cyane nifuza ko tugiye kugera noneho tubisoma byamubayeho, kuko bavuze ijambo rikomeye ngo igihe umuntu yifuza kwihana icyaha, kwihana ubundi si idini, kwihana si imirimo, kwihana si ukuririmba, kwihana si ukujya ku rusengero, kwihana ni ukwemera ubundi ukamanika amaboko ukegura Kristo ubugingo bwawe akaba ari ubuyobora. Rero Yesu yigeze yavuga amagambo akomeye cyane mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, aravuga ngo kwihana, kugira ngo umuntu abashe kwihana areke ibyaha, niho ugomba kumenya uburemere bw'icyaha, kandi ngo uburemere n'ububi bw'icyaha n'ahandi bibonekera usibye ku musaraba. Ku musaraba honyine niho tubonera ububi bw'icyaha, niho tubona uburemere bwacyo. Ushobora kwireba ukibonaho ububi bw'icyaha, ukara mugenzi wawe ukabona ububi bw'icyaha n'uburemere bwacyo, ariko byumvikana neza iyo bigeze ku musaraba. Niyo mpamvu rero turi kwiga iby'uyu musaraba kugira ngo tubashe gusobanukirwa uburemere bw'icyaha, tubashe kubona imbaraga y'Imana dushoboza gutsinda icyo cyaha. Ibyo bihe bikomeye cyane byageze ni uko Yesu yatangiye kubwira abigishwa be ngo ibihe bibi kandi bikomeye cyane bigiye kuza, aho muzashaka ntimumbone, ariko mwizere, kubera yuko ngo umuntu wese unyizera kwa data hariyo amazu menshi n'abateguriye, kandi nzagaruka mbajyane. Ariko ntabwo yavugaga yuko nyuma mu gihe kiri imbere azaba agarutse kubajyana, yashaka kuza kubabwira iby'iminsi 3 yari agiye kumara bamubuze. Arangira arababwira ngo dore uru rusengero bagiye kurusenya, ariko ruzubakwa mu minsi 3. Abigishwa ntabwo umvaga ibintu ari kubabwira, kandi urusengero yasevuga nta rundi rwari umubiri we. Niyo mpamvu abigishwa abayuda igihe babyumvaga babihinduye urwitwazo, baravuga ngo baravuze ngo urusengero rwacu ngo niturusenye ngo arwubake mu minsi 3, ariko nyamara yababwiye ngo uru rusengero muzarusenya kandi ruzubakwa mu minsi 3, kandi urwo rusengero ntabwo rwavugwa rwari umubiri wiwe. Igihe cyaje kugera aho Yesu yagombaga kujya kwitanga ku musaraba kugira ngo imibabaro yo mu bwana, imibabaro yo mu buhinja yuzuzwe n'umusaraba, kugira ngo uwizera Imana wese yambukire kuri uwo musaraba abashe kuba umwe n'Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Nta muhuza w'umuntu n'Imana wundi uwo ari we wese usibye Kristo Yesu. Nta wundi muntu waguhuza n'Imana, nta mirimo wakora yaguhuza n'Imana. Ubwo baravuze ngo hagati y'umuntu n'Imana harimo umworera munini, kandi uwo mworera nta wundi wawuzanye n'icyaha. Icyaha cyatumye hagati y'umuntu n'Imana hajya umworera munini cyane, ariko Yesu yaje gutindisha umusaraba kugira ngo uwizera wese binyuze muri uwo musaraba abashe kumenya n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mbere ko dukomeza, wenda byinshi nabivuze mu mateka kubera igihe dufite, reka tubumbure Bibiliya zacu dusome aya magambo ari hano mu Baroma igice cya 5 ku murongo wa 12, ubundi dukomeze dutekereze ku bya Yesu n'iby'uyu musaraba kugira ngo tubashe kugira ku gakiza Imana dushakira. Imana ihabwe icyubahiro. Abaroma 5 umurongo waho wa 12 hari amagambo avuga ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Twabonye ko muri Edeni igihe Adamu na Eva bacumuraga,
abantu bose bagiye ku muvumo w'icyaha. Kugeza iyi saha umuntu wese avuga ari umunyabyaha, kandi nta muntu ubihitamo. Nta muntu uhitamo ngo ngiye ngo nzavuge ndi umunyabyaha. Oya, twese nuko twisanga. Indimi zose, imiryango yose, abera n'abirabura, upfa kuba witwa umuntu uvuga uri umunyabyaha. Ndetse Zaburi 58 umurongo wa 4 baranditse ngo umunyabyaha atandukanywa n'Imana uhereye kuvuka kwe. Akivuka uwo mwanya ari yagize akabeshi. Nshuti zanjye, nubwo kuvuga uri umunyabyaha utabihitamo, gukizwa ni amahitamo yawe. Kwakira Kristo Yesu ni amahitamo yawe. Byo ntabwo uzabyisangamo nk'umunyenga, ntabwo bigira ko wavukiye mu idini risenga, ntabwo bigira kubera ko ababyeyi bawe bari abanyamasengesho. Ni amahitamo yawe. Kandi baranditse muri Yesu ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Icyaha ni gatozi ku muntu. Ntabwo ababyeyi bazazira ibyaha by'abana babo, na nubwo abana bazashyirirwa ngo nuko bavukiye mu miryango isenga, nuko bavukiye mu nsengero. Oya, umunyabyaha atandukanywa n'Imana uhereye kuvuka kwe, ariko kwiyunga n'Imana kwe ni amahitamo ye, ni ibintu yemera, ni umwanzuro afata, ni ubushake bwabo bishaka. Imana ihabwa icyubahiro. Rero igihe iri teka rikomeye ryemeze gukirwa kuri Adamu wa mbere, twese twagiyeho n'umuvumo wo kwitwa abanyabyaha, kandi tuvuka ariko turi. Ariko aha ngaha banditse ngo Yesu yaturokoye iteka ryasangwe n'igicumuro cya Adamu. Iryo teka ryo kwitwa abanyabyaha, uwo muvumo wo kwitwa abanyabyaha, Yesu yariturokoye. Ese yariturokoye ate? Baranditse ngo, reka duhere ku murongo waho wa 15. ngo ariko Imana y'ubuntu bwe, wenda reka duhere ku murongo waho wa 14. ngo icyakora uhereye kuri Adamu kugeza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuza. Ariko Imana y'ubuntu bw'Imana nigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'Imana y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Imana ihabwa icyubahiro. Igicumuro cya Adamu cyazaniye ishyano benshi, ariko Imana y'Imana yo ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, ngo kuko ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'Imana y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. ngo iherezo ry'ubwo buntu nirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari yo gucirwaho iteka, naho iherezo ry'iyo Mana y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo ubu buntu bwatanze, iherezo ry'ubuntu bwinjira mu mutima w'umuntu bumugeza ku gutsindishirizwa. Nanone dusomye hano mu Baroma 8, wenda turakomeza aha ngaha ku murongo waho wa 30, hari amagambo akomeye cyane avuga ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Uku niko ihamagara ry'Imana rimeze, kandi uku niko intambwe zigeze umuntu ku gutsindishirizwa zimeze. Abaroma 5 umurongo wa 1 ngo kuko twatsindishijwe n'ubwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Umuntu agirana amahoro n'Imana igihe yatsindishirijwe, nagiye ataratsindishijwe binyuze muri Kristo Yesu, ni amahoro ashobora kugirana n'Imana. Kuko ahangaha hano mu Baroma 8, kubera kamere muntu yinjiye mu gihe Adamu na Yesu bagiye kuri Rambuto, hinjiyemo ikintu cyitwa kamere. Iyo kamere wenda reka tubasome hano ku gice cya 8 ku murongo waho, reka duhere wenda ku murongo wa 1 ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora ku bw'intege za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, ikira ibyaha bya kamere iteka. Imana ihabwa icyubahiro. Kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka.
wumva iyi kamere yaje mu bantu ari nayo idutanya n'Imana, ari nayo ishyira abantu kure y'Imana. Baranditse ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Twese tuvukana iyi kamere yo kwita ku by'umubiri, tuvukana iyi kamere kandi tuvuka umuntu yita ku by'umubiri. Usanga n'umwana yita ku bintu byamugirira neza, usanga yitaye ku nyungu ze, ibyo byiza ari ubishaka, ikanzu nziza yaba iyiwe, ibintu byiza byaba by'iwabo. Nuko tuvuka tumeze, iyo kamere turayivukana. Nuko umuntu avuka yita ku bintu by'umubiri, ku bintu birangira. Niba umuntu akuza nuko aba ameze, aba yifuza ubutunzi, aba yifuza ibintu byiza byose yuko byaza kuri we. Niyo kamere tuvukana. Ariko abantu bakurikiza iby'umwuka ntabwo bita ku by'umubiri, ahubwo bita ku by'umwuka. Baranditse ngo umutima wa kamere, uyu mutima tuvukana, uyu mutima umuntu wese avukana atabihisemo, kubera ko nyine ababyeyi bacu ba mbere bacumuye. Ngo uyu mutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mutima wa kamere tuvukana, umuntu atagize amahirwe yo guhindurirwa ngo ahabwe umutima w'umwuka, uyu mutima uzamuzanira urupfu, nta kindi kintu uzamuzanira. Ariko umuntu yagize amahirwe agahindurwa agahabwa umutima w'umwuka, umuzanira ubugingo n'amahoro. Ese weho w'icyaha isaha umutima ufite ni uwuhe mutima muri iyi mitima ibiri? Ni umutima wa kamere wavukanye, nurahindurirwa amateka? Ese ni umutima w'umwuka wagize umugisha uhindurirwa amateka? None se uri maso, uri kuri nayo mahoro ahawe n'Imana? Hepfo baranditse ngo umutima ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora no kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Yesu ashimwe. Uyu mutima wa kamere tuvukana baranditse ngo ni umwanzi w'Imana. Iyo umuntu awufite ntashobora kunezeza Imana. Yabigerageje? Yesu ashimwe. Uyu muntu se ntiyagaragaje kunezeza Imana, ariko ntibiri bushoboke kubera ko afite umutima wa kamere. Uyu mutima wa kamere wamugize umwanzi n'Imana. Ngo yemwe ngo ntabwo ashobora kumvira amategeko y'Imana. Si uko atabishaka, ariko ntabwo yabishobora. Yagerageza, yahatiriza, yavunika, ariko kamere iramunanira igatuma atayumvira. Kandi baretse ngo erega burya abari mu butware. Yesu ashimwe. Umuntu avuga ngo ikintu kiri mu butware ntabwo kiba kiyikontorora. Hari indi mbaraga ibisunika umuntu. Iyo umuntu ari muri ubu butware bwa kamere, atwarwa na kamere, ntabwo ashobora kunezeza Imana. Imirimo yose yakora ntabwo ashobora kunezeza Imana. Uyu munsi abantu birirwa bavunika bagakora imirimo myinshi avuga ngo ni Imana. Umuntu rwose agafasha abakene, akagira neza, akajya mu materaniro, agasenga, akagerageza agakora imirimo yose yumva ko ari iy'Imana, ariko bishingiye n'ahandi ni mu mutima. Niyo mpamvu Imana yabwiye abantu bo mu gihe cya Yoweri ngo nimureke gushimura imyambaro, nimutabura imitima yanyu, mutanyura imitima, mureke imyambaro. Kubera ko abantu uyu munsi bari kurwana n'imyambaro. Imyambaro ni imico. Umuntu agahishira imico ye ntimere neza, akaba ari yatanyura. Turi rwose imbere umuntu uvuga neza, mba umuntu ukora neza, ariko wikita ku kibitera. Iki gituma uvuga nabi, iki gituma ukora nabi, ni iyi kamere. Rero kugira ngo imibereho yawe ihinduke, tanyura umutima, reka imyambaro. Rwana n'igituma ugira iyo mico mibi, wirwana n'imico mibi. Nuramuka wemeye yuko impinduka ihera imbere izashoboka, ariko retse ngo iteka impinduka ihereye inyuma iragorana kandi ntishobora kugera ku ntsinzi. Kurwana no guhindura imico yawe ntabwo ushobora gutsinda, ariko niwemera imbaraga y'Imana ikinjira mu mutima wawe, igatangira ikavugurura, ibi bikuze bizashiramo, wuzure ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Umutima wa kamere utera urupfu kandi utuma umuntu aba umwanzi n'Imana. Rero ahangaha baranditse ngo kuri umurongo 30 ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye. Umuntu wese uri muri iyi si yaratoranijwe. Impamvu Imana yakuzanye muri iyi si waratoranijwe, kandi ikimenyimenyi nta muntu uzarimbuka atamenya ubutumwa bwiza. Umuntu wese Imana izamushyira imbere inzira ebyiri, imvuga ngo dore ngibi byiza, dore ngibi ngaho n'uhitima.
dore nguyu ubugingo, nguyu uru rupfu ngaho nuhitemo, nguyu umugisha kandi nguyu umuvumo ngaho nuhitemo. Kandi n'uyu munsi bishyize imbere yacu, ese uri buhitemo iki? N'uyu mwanya biri imbere yawe, Imana irimo iraguhereza amahitamo abiri: kwiyegurira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwemera by'ukuri, ugatandukana na kamere, cyangwa se gukomeza imibereho yawe yo kwijijisha. Kuko uyu mutima wa kamere wo urakomeye cyane. Mu gitabo iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ndumva ari igice cya 17 umurongo wa 4 baranditse ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Yesu ashimwe. Uyu mutima wa kamere tuvukana urusha ibintu byose gushukana. Ngo kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ngo ninde wabasha kumenya uyu mutima? Ninde? Ariko Uwiteka aravuga ngo jya Uwiteka ningirondora umutima w'umuntu nkawugaragaza. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mutima uraho nta muntu wawushobora, nta gakiza kari kuboneka. Ariko Uwiteka ngo jya Uwiteka ningirondora umutima w'umuntu nkawugerageza. Uyu mutima urusha ibintu byose gushukana niwo tuvukana. Uyu mutima uragushuka ngo uri umukristo, ukagushuka ngo uzajya mu ijuru, ukagushuka ngo ukora imirimo y'Imana, ukagushuka ngo urasenga, ukagushuka ngo uraterana, ukagushuka ngo wowe warahamagara. Abo yatunije kera yarabahamagaye. Uyu munsi hari abantu ari mu makorari bavuga ngo ngewe Mana ubwo bwose mfite ubuhamya, ubu Imana yarabamagaye ndi muri korari, ubu Imana yarabamagaye ndi umubwiriza, ubu Imana yarabamagaye ndensengera mu idini rinini, ubu Imana yarabamagaye ko imirimo runaka y'Imana ini. Ariko nshuti yanjye, uyu munsi rwose pe wihangane, ijambo ry'Imana rigusenyeye ibyiringiro, riravuze ngo abo yahamagaye nabo yarabatsindishirije. Guhamagarwa kw'Imana ni kutagugeza ku gutsindishirizwa. Ntabwo uraba wakitaba. Uza urimo kurara utaritaba, ubu uri umubwiriza utaritaba, ubu ukora ibintu wibwira ngo yewe warahamagaye ngo witabye umuhamagaro, ariko kuwitaba ni ugutsindishirizwa. Kuko abatoranije kera yarabahamagaye, birakurikirana ntabwo isimbuka iyindi, nawe yahamagaye yarabatsindishirije. Ntabwo guhamagarwa ni ukwisanga uri muri korari, si ukwisanga ukora imirimo runaka y'idini, oya ni ugutsindishirizwa. Kandi gutsindishirizwa bigize n'ingingo ebyiri, harimo gutsindwa undi akaza gutsindishiriza. Ni ukwemera imbaraga y'Umwuka w'Imana igatsinda umutima wawe, ukemera imbaraga y'Umwuka w'Imana ikakugaragaza ukuri nawe ukabyemera, maze Yesu wakoze byose ukamwemera akagutsindishiriza kuko amaraso ye Imana ihabwa icyubahiro. N'abantu yatsindishije ngo yabahaye ubwiza. Rero umugambi w'Imana ku bugingo bw'umuntu wese nta wundi ni ukugira ngo ugezwe ku gutsindishiriza. Kuko batubwiye ahangaha ku gice cyaho cya 5, aha twari turi ku gice cya 5 cyo mu Baroma ku murongo waho wa 16, ngo iherezo ry'ubwo buntu nirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe. Kuko iherezo ry'icyo cyaha ryaje gucirwaho iteka, nawe iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa. Iherezo ry'Imana y'ubuntu bw'Imana mu bugingo bw'umuntu bimugeza ku gutsindishirizwa, bimugeza ku gutsirwa n'imbaraga y'Umwuka w'Imana, maze akemera Kristo Yesu akamutsindishiriza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugende dukomeze turebe hano muri Matayo cyo cya 26. 26 twiga urugendo rwa Yesu n'imibereho yiwe yabayeho ari muri iyi si, kuko ntabwo umuntu ashobora kumenya uburemere bw'icyaha atarebye ku musaraba. Kandi ikindi baranditse mu Baheburayo ngo ibintu byose hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi ngiyo amaraso atavuye nta no kugira gute kubabarirwa. Ntabwo umuntu yashobora kubarirwa ibyaha byiwe atorejwe n'amaraso ya Yesu, kandi amaraso ya Yesu atameneka ntabwo umuntu ari gushobora kubabarirwa. Rero kugira ngo tubashe kubona agakiza, tubashe kubabarirwa, tugomba kugera kuri uyu musaraba, tukareba uko twatumye Yesu agirirwa. Ngo reba Yesu ku musaraba, reba uko twatumye agirirwa, mwizere uko urabarirwa, Imana ihimbazwe. Itegereze Yesu ku musaraba, reba ukuntu watumye agirirwa, reba ibyaha byawe byamukoreye. Ahangaha mu gice cya 23 hari amagambo avuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Twabonye atangira umurimo we, twabonye akora ibitangaza, twabonye akiza abantu, twabonye ibyo yakoraga byose kwari ukwitangira kugira ngo umuntu atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo.
kubaka. Noneho yaragiye kuzuza ikintu gikomeye cyane cyari kurakora isi yose. Kugira ngo uko umuntu umwe yakoze icyaha unyuka umuntu wese akagerwaho n'urubanza, niko na Yesu umwe yemeye kwitanga agapfa ubuntu bwe bugeze umuntu wese gutsirishizwe yamwizeye, Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo Yesu yakoze rero birahagije, kandi umuntu wese iyo abyizeye bimubyarira ubugingo buzima butuma izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Uko umuntu wese muri twebwe avuga izina rye ryanditswe mu gitabo cy'urupfu, nayo si amahitamo, ariko kwandika mu gitabo cy'ubugingo ni amahitamo y'umuntu. Ubihitamo, ukabisengera, ukabishaka, ukabigirira inyota, ukinginga Yesu, ukamutabaza, ukamanika amaboko kugira ngo akoze kandi akwambike, maze nawe ubashe kugira amahirwe yo kwandika mu gitabo cy'ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu asengana umubabaro ayigezemo. Ese kuki Yesu yasenganaga umubabaro? N'iki yari yakoze cyarimo gituma asengana umubabaro? Nta kindi gituma agasengana umubabaro ayigezemo, nuko yari aremerewe n'umutwaro w'ibyaha wakoze. Nibyo byari bimuremereye. Ibyaha byabaje umwana w'Imana, abantu b'Imana byaramubabaje, byaramushenguye. Niyo mpamvu ngo ab'ijuru ntabwo biteguye kwakira umuntu waba afite icyaha kimwe, ko icyaha cyakoze amahano, cyabaje umwana w'Imana. Imirimo yose wakora utihanye ibyaha ntabwo Imana izakwemera, ntishobora. Kuko icyaha ni kibi, cyatandukanije umuntu n'Imana, kandi cyabaje umwana w'Imana. Yesu cyaramubabaje, yengeye mu muvure wenyine kugira ngo ubashe gukizwa. Yihanganiye imibabaro y'i Getsemani kugira ngo nawe numwizera ukamwemera azaguha uburuhukiro mu mutima wawe. Reka dusome twumve. Maze Yesu agirana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa bati, nimuze mwicaye aha nigire hariya nsenge. Abo ni bake yari asize mu bo yari afite. Ubundi ngo akuramo aba, ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Ese yatangiye kubabazwa n'iki? Yatangiye guhagarika umutima kubera iki? Hari uwo yari yibye, hari uwo yari yagiriye nabi? Nta n'umwe. Ahubwo ibyaha byawe, ibyaha byanjye byatumye atangira guhagarika umutima. Iyo twize mu nyandiko z'umwuka w'Imana w'ubuhanuzi, baranditse ngo igihe Yesu yarimo ajya i Getsemani, ngo yari aremerewe n'umutwaro w'ibyaha by'abantu, ngo kubera yuko ngo ibyaha by'umuntu guhera ku muntu wa mbere kugeza ku muntu wa nyuma uzabaho muri iyi si, ngo ibyabo byose byari byashyizwe ku bitugu byiwe. Ni nko gufata umuntu upima ibiro 50 ukamukorera ibiro 500, yava ahari? Ntabwo yagerageza. Ariko Yesu yari yihanganye, yaragaganyuzaga akihangana, ngo igihe wari ku Getsemani ngo wabonaga ngo Yesu atuje cyane, ngo kandi bakabona uko barushaho gutera intambwe ajya mbere, ngo ni kumubabaro urushaho kwiyongera, ngo isura ye ngo yari imeze nk'umuntu ufite agahinda ko mu mutima, ngo ubwo Yesu yatekerezaga yuko ngo yimwe ubwiza bw'Imana by'iteka ryose, ngo yatekereza ku mujinya Imana igirira icyaha, ubutabera Imana igirira icyaha. None ikabona ngo Imana iri kumubona, ntabwo iri kumubona ari umuntu wikoreye ibyaha by'umuntu, ahubwo yikoreye by'isi yose. Ibyaha by'ab'isi bose byari biri kuri we. Yari yabaye umunyabyaha ruharwa, yari yabaye umugome uruta abandi bagome. Kuko uyu munsi ugenda wikoreye ibyawe, ariko yari yikoreye ibyanjye, ibyawe, iby'isi yose byari biri kuri we. Kuko yateraga intambwe ngo niko yarushagaho kuremererwa, ngo byagezaho ngo intambwe yose yiteraga bimugoye, ngo atangira kudandabirana hejuru y'ibyaha wakoze, atangira kudandabiranwa n'imirimo yawe mibi, n'imivugire yawe mibi, n'imitekerereze yawe idatunganye, n'imikorere yawe utaboneye. Yesu ngo uko yateraga intambwe yose yayiteraga bimugoye, ntabwo byari bimworoheye, kandi nta kindi cyabiteraga ni ukubera ibyaha wakoze. Yesu ngo ageze ahantu avuga ati, ngaho mwebwe nimwe mwicaye aha ngaha musenge. Nuko ngakuramo 3 yakora ngaba n'abizerwa, twagiye tuzamukana kenshi, barambonye mpindurwa ishusho irabagirana. Igihe twari turi ku musozi twambika ubwiza bw'Imana barandebaga, reka niba tuzamukane baramfasha gusenga.
baranditse ngo muri iryo joro ry'Igetsemani ngo Yesu nawe yifuzaga umuntu wamusengera. Ntekereza ko byari bimworoheye. Ntabwo byari bimworoheye ngo iteka yaragiye abasengera kandi akabisabira ngo barazamukanaga ngo bakabona n'amaso agahe gatoya ngo ubundi bakisinzirira ngo bakaza gukanguka n'ijwi babwira ngo noneho nimukabukadere bwaciye tujye ku murimo. Ariko ubwo nawe ngo akeneye umuntu wasenga yinginga kubwe amusabira ngo maze ngo barazamukana ngo bagezeyo yarabwira ati rero umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Uza agahinda noneho karenze agahinda kakamera nk'akagiye kukwica. Yesu yararemerewe n'ibyaha twakoze. Biriya byaha byawe n'iramirimo bibi byaramubabaje. Hari abantu babigira imikino ngo izere gusa Yesu yakoze byose. Yego izere ariko si gusa, nawe ukwiriye kwemera ko waje uwo muziranenge ukabyemera ukababazwa n'ibyaha wakoze ko byamubabaje nawe. Uko Pawulo yandikiye abakora arababwira ngo nzi neza yuko urwandiko rwanjye rwabateye agahinda ko mu buryo bw'Imana. Umunyabyaha agomba kugira agahinda ko mu buryo bw'Imana akabazwa n'uko yahemukiye Imana. Niyumva ko ari ibintu bya minenego, niyumva ko ari ibintu byapfuye kuboneka gutyo gusa, agomba kuremererwa n'ibibi yakoze. Genda ubibwire ibyo utabwira abantu bagenzi bawe, kuko baranditse muri Zaburi 32:9 ngo mw'abantu mwe mujye muyiringira ibiri mu mitima yose mubisuka imbere ye. Imana niyo buhungiro bwacu. Genda usuka ibiri mu mutima wawe imbere y'Imana. Iyo utatinyuka kubwira abantu ko batayifata ku munwa, genda ubibwire Imana n'ubundi irabizi. Genda ubivugire imbere yayo, yiteguye kukubabarira ikakweza, maze nawe ukaba ufite ibyiringiro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo niyo nzira yo kwemera no kwizera Yesu, maze ukabasha kuba umwana w'Imana utabeshejwe n'imirimo, ahubwo ubeshejwe n'amaraso ya Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dupfukame dusenge isengesho risoza, ariko wumve ko inama uhawe ariyo kandi ugomba kuyikurikiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro.